Hello guys, nkuko mumenyereye nitwa Mr. Uchirich Imana y'u Rwanda ryahamye. Ahangaha turi mu murenge wa Gashora, aha ni mu karere ka Bugesera. Ahangaha turi mu kigo cya GS Gashora. Turi kumwe n'umwaterete ukomeye cyane akinira ikipe ya NAS, atwara imidari hejuru cyane. Imidari ayitwara ewana, arakomeye byahatari. Tugiye kuganira nawe kuri Uchi TV show. Ibiganiro mugiye kuzajya mubona none ngiye kuzajya mbakurira ewana, bizaba ari ibitwika. Turabashubize cyane mwese kuri Uchi TV show. Turi kumwe nande Twizerimana Claude. Twizerimana Claude, umeze neza? Ya meze neza cyane ndashimira. Uri ikibabi? Ya ndi ikibabi cyane kabisa. Undi kubona na courage ufitera? Courage yanjye ni iyi ngiyi cyane, umeze neza fresh. Uba witonze nyine muri makera, nta bintu by'akavuyo mbese muri wowe? Urebye nta bintu by'akavuyo mba afite cyane muri ngewe. Nonese nk'umuntu w'umwatereti ubundi wakagombye kuza nyine uri macacanga nyine ufite imbaraga nyine z'umubiri n'imbaduko bya fresh. Ariko biterwa n'uwo areba. Hari n'igihe umuntu aba afite akavuyo kenshi, hari n'igihe umuntu aba yicecekeye yiturije. Buri abantu baratandukanye. Ewana, ngiye Mr. Uchirich Imana y'u Rwanda, turi kumwe na Claude guturuka hano mu Bugesera mu murenge wa Gashora. Ahangaha turi no mu kigo cya GS Gashora, niho twaje gukora kino kiganiro. Twizerimana Claude, watangiye imikino ya atletism mu uhe mwaka? Umukino wa atletism natangiye muri 2013, ubwo navuga ngo natangiye atletism neza fresh cyane kabisa. Aho ngaho ngo muri 2013 utangira atletism muri wowe wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe ndekunda byibuka nari mfite imyaka igeze muri 13. Watangiye atletism ufite imyaka 13. Ese nago wigeze ubangamirwa n'ababyeyi cyangwa se ngo ubangamirwe na rubanda rwo ku ruhande bakubwira ngo iriya mikino ugiyemo nta kintu izakumarira? Ko nyine hari imikino ujyamo ugasanga hari abantu bari kugenda baguca intege, ugasanga hariho abantu batari kubyishimira kubijyamo, ariko kuri wowe kubera ko uzi ko bizakugira inyungu mu gihe kizaza ukumva urabikeneye cyane. Wowe mu gihe muri uwo mwaka wa 2013 utangira gukina atletism, birumvikana wari na mutoya cyane, ntago wigeze ubangamirwa n'abo bantu bo ku ruhande cyangwa se ababyeyi bawe? Nsubiye inyuma ho gatoya, gusa nasobanukiwe ko atletism yamfasha yaneza imbere cyane 2013, ariko natangiye atletism mfite imyaka 7. Ubwo natangiye mfite imyaka 7 sobanukirwa atletism 2013 nibwo wayisobanukiye. Bivuga ngo wayitangiye ufite imyaka 7 ukiri umupeti mutoya, ariko ukugenda ubyinjamo cyane, ukugenda ukura ukumva uri kugenda ubikunze mbese muri make. 2013 nibwo wayitangiye? Nibwo watangiye amarushanwa cyangwa se nibwo abatoza ku ruhande bagiye bakubona? Uri kumva nangira mfite imyaka 7 nari ndi mutoya, naramenya buri kimwe bigenda uko nyine, imbogamizi zari nyinshi. Ariko ubwo muri 2013 ubwo natangiye nyine kubona atletism nyine uko nari ndimo ntajya mu bukuru atari cyane, ariko nyine ubwana niko bwagendaga bushira cyane nanone. Ugenda ubisobanukirwa? Ndagiye bisobanukirwa. Twizerimana, ni iki cyakubayeho muntu uza muri atletism, ikintu kibi cyakubayeho ukumva wenda urayanze? Ikintu cyabaye nkumva ndayanze, abaca intege si babura. Uko hari n'igihe nk'ubu uba ugenda mu muhanda uri muri siporo, nk'abaturage bakavuga ngo nguriya ngo abahaze ibiki n'ibiki, ariko ubundi iyo ushaka ikintu kukigeraho ubwawe, ya matwi urayihorera ukifata nyine nk'umuntu utayumvishije, kugira ngo utere imbere. Ya matwi urayihorera uko ushaka iki kizaguteza imbere wowe ubwawe, ushaka imbere nuko nguko bimeze. Twizerimana, nk'umutoza wawe yagufashe nka ryari, yagufashe mu gihe kingana gute muri 2013? Ndumva wigeze kuvuga ko wigeze kuzamuka. Umutoza yagufashe mu gihe kingana gute kugira ngo ubashije kugera aho ugera? Njya numva ngo utwara n'imidari. Umutoza yagufashe ryari? Nangira siporo mfite imyaka 7.
banza gushimira nanone Nyeza Jean Damascene kuko niwe yamfashije nawe n'ukimfasha nyinira club ya Nasi abenshi baramuzi cyane niwe yamfashije kuva muri ubwo bwana kugeza aya maginga aya ngaya mfashwamo nanone wo bita Angelos Mudenge Angelos Mudenge niwe yamfashije kuva mu bwana bwanjye akanoza ati nukungu kubirukanka ntago nari nzi gutwara amaboko akanyereka bifungura umubiri za travail technique kwigorora ewana ni byinshi cyane kuko niwe yamfashije cyane nawe ndabimushimira cyane cyane. Aho ugeze ubu ngubu ni iki ukunda umuntu uza muri atletism ukumva kibuzemo muri wowe wakumva ubangamiye mu buzima bwawe muri atletism ni iki ukunda? Muri atletism ikintu nkundamo cyane kimfungura umubiri cyane muri travail technique ziramfasha travail technique zimfasha kuruhuka umubiri ibintu nk'ibyo nyine kuko umubiri umeze neza uraruhuka ukarekipera nuko bimeze muri travail technique zirafasha cyane nicyo kintu zimfasha Twizerimana Jean Claude niwe turi kuganira nitwa Mr. Uchi Richeme Imana y'u Rwanda ryahamye iyi mukurikiye ni Uchi TV show ibiganiro birari push bakomeza tubategurire turabajyana no ku bandi ba atlete bagiye batandukanye ahanga turi kumwe na Twizerimana Claude cyangwa se Jean Claude kuganira mu buzima bwe muri siporo aragenda tubwira n'utundi mu bintu bigiye bitandukanye akora. Twizerimana Jean Claude hari n'ikintu waba wibuka cyakubabaje mu buzima bwawe cyakubabaje ku buryo n'ubu isa ujya ukibuka ugahita wumva nanone usubiye muri ya mudi yo kubabara? Ntabwo ari muri siporo, ni mu buzima busanzwe mbese tugiye ni nk'iki cyakubaye ukumva urababaye n'ubu ngubu ku buryo ujya ubyibuka ukumva muri wowe nyine urabaye muri n'izawe ukibutse ukumva ewana wisubabara? Ni nk'iki cyakubayeho mu buzima? Urakoze cyane muri ikintu cyambayeho cyane kikambabaza na n'izi saha buranyitekereza kikambabaza ni urukundo. Urukundo uruvanye na atletism ewana rurakuzonga sana ewana ndumva barakubititse byonyine ewana urukundo ryo ubu ngubu ujya ubyibuka ukumva umutima wawe urashengwe nyine ukababara? Nk'ubu ngubu ari n'igihe umuntu abyibuka agasubiza ibihe inyuma ukabona umwanya uwo bwawe watakaje ewana kumva yonza bifokasinga njyewe ubwanjye ari intambwe ari ndende wenda navuga ko ari intambwe uba warateye cyane kuko buri uriya mwanya uba warahaye uriya muntu wenda iyo ujya mu bindi wenda hari ukuntu byari guhinduka nabyo urukundo batazi urukundo sinzi urukundo n'imbari byahatari. None se urambwiye ngo wababajwe n'urukundo ariko ndacyari kubona nyine mu maso uracyari umupeti mutoya, kuki bagiye mu rukundo ukiri umwana ubundi? Nawe si uko wavuga yego ndacyari umwana ariko nyine nyuma witekerezaho ugasanga umuntu yarihuse kuko nanone ibingi bya atletism ugiye kuvanga n'urukundo cyane niko navuga ntabwo ari sawa fresh tu ahubwo afazari nuko atletism ugomba ukayifatira umwanya iby'inkundo bikazaza nyuma nuko bimeze kabisa ewana ngo iby'inkundo bikaza nyuma ariko ugakomeza atletism yawe. Ni nk'uwe mukinyi buryo ukumbura iyo wenda kwa kundi hari ukuntu mujya muri kampu ariko hari n'igihe kigera mukongera mukajya mu ngo iwanyu mugataha mu rugo. Ni nk'uwe mukinyi uryo ukumbura iyo wibutse cyagiye muri kampu? Abakinnyi nkumbura cyane n'abo tubana mu ikipe ya Nasi nibo navuga kuko hariho nkumbura uwo bita Mbonyumukiza Patrick ndamukumbura n'uwo bita Rugamba ndamukumbura cyane kabisa nabo ndabashimira kuko bambaye hafi Imana izajya umugisha kabisa ndabakumbura kuko twabanye neza ko navuga pe nta kibazo. Mbwira nk'umukinnyi mubana muri kampu
ukumva wenda abuze muri kampu, ukumva ntushaka kujya muri kampu adahari, wa mukinnyi nyine wumva hari nk'ukuntu ubana n'abakinnyi ariko muri nko mu modoka muri kugenda, akaba arimo wa wundi w'imbere cyane ukunda kubasetsa. Nshaka nk'uwo umukinnyi ukunda kubasetsa cyane, avuga ijambo nubwo mwamubabaye gute cyangwa se mwatsinzwe mugahita museka. Uwo mukinnyi ni nkande? Umukinnyi ko bose babuze ko numva nameze neza ko kora, bose mbafata kimwe kuko bose baranezeza. Umwe ahari isoke, nanone umwe adahari ko nta kibazo. Hari ukuntu haba hari umuntu sinavuga ngo nk'uw'ingenzi, wa muntu avuga akantu kose kakaba arimo gusetsa nyine. Uwo mukinnyi nawe mugiramo? Uwo mukinnyi wenda muri atletisme mu ikipe yacu ya Nasi, wenda umuntu usetsa nk'uko nawe urimo niko navuga. Ariko rundi wiwe n'umukorobasi wo bita Yannick, wiwe arasetsa yewana yigeze kunsetsa ku buryo twashobora gukorana n'urugendo, kuko we n'umukorobasi ari nje na atletisme, urukumva ntago duhuza. Urukumva we ariko iyo twagiye wenda iyo twagiye muri show turi kumwe twakoze nk'urugendo, ewana muri urwo rugendo atarimo twese turahangayika ku buryo tuvuga ngo Yannick yabuze twese, ngo wese yabura mu bakorobasi kabisa. Ndumva mufite abantu bagiye batandukanye, abagezeho utuntu tugiye dutandukanye udusetsa, bose hakaba n'abandi nyine muri sosiyete cyangwa se mu ikipe yanyu. Ntabwo haburamo abantu bose, mu bantu bose mukinana harimo abantu bose. Twizerimana Jean Claude, turacyari kuganira. Iyi dukurikiye ni Uchi TV show, nitwa Mr Uchi Richeme, Imana y'u Rwanda ryahamye. Ahangaha turi ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, turi mu kigo cya GS Gashora. Twizerimana Jean Claude, ugiye kumbwira mu marushanwa yose wakinnye umaze kugera ku ki, umaze kwegukana imidari igera kuri ngahe? Muri 2016 ko ndabyibuka ari irushanwa nigeze gutwara hariya aho bita Inarama, ko icyo gihe nari ndi umukade. Icyo gihe umukade babishatse nko kuvuga iki? Nko guhera ku myaka 13 kuzamura kugeza kuri 17 kumanura, guhera kuri 17 kumanura. Nawe yaba ari umukade hafi aho ngaho 17-16. Icyo gihe wabaye nkwa kangahe? Icyo gihe ndabyibuka ko nabaye wa mbere, negukanye umudari. Negukanye umudari, bamaye ihene, n'ibindi bikoresho byo kwifashisha muri make. Yandi marushanwa meruka gutwaraho umudari nayo ngaho wenda ya Bugesera. Ya Bugesera 2022, uko icyo gihe nabaye wa mbere. Bajya bategura irushanwa rya atletisme mu karere kanyu ka Bugesera. Ndumva uri kugenda umetiriza guhera 2013 kugeza aha ngaha, ukaba uri kugenda bya bindi byo kuvuga ngo abantu baguca intege utari kubyumva, ahubwo ukaba uri kugenda wambikwa imidari. Gusa icyo navuga cyo abaca intege si babura, ariko mbere yo kuvuga ibindi, buriya umwana w'umuntu we yaguhinduka, ndetse cyane abaca intege mu buzima si babura, kuko umwana w'umuntu we yaguhinduka fazara kugira ngo uzakure ikintu ubwawe, umwana w'umuntu aguhinduke, uzakora ikintu ku buryo Imana yazayesha icyubahiro, kuko Imana yo ntago yagutenguha. Ariko abantu bo baragutengwa ndetse cyane, uko isaha n'isaha umwana w'umuntu yagutenguha, ariko Imana yo uzagerageze basi uyihesha icyubahiro, yo izahora ewana. Kuko abantu ni hatari kabisa. Abantu baravuga akaguhimbira inkuru ubwawe ukumva niyo, kandi utigeze ubikora utanabitekereza abantu bo ni hatari. Naho ubundi se Twizerimana mu buzima busanzwe
buzima busanzwe twizera imana. Izina twizera imana, ubundi twizera imana Jean Claude, twizera imana ni muntu ki? twizere imana cyane cyane abasoma bibiliya, twizere imana twizere imana, urabyumva nawe. Tugomba kwizera imana kuko imana ishoboye byose, tukayizera tukayiringira tukayihesha icyubahiro. Twizere imana kabisa. Twizera imana mu buzima busanzwe ni umusiporutifu ukinira ikipe ya nasi mu rwego rwa atletisme. Abatabizi ni babandi birukanka, hari abirukanka mu ijana, hari mu cyatanu, hari ibirometero 15, hari ibirometero bingahe mu kibuga, cyane cyane mu kibuga ibirometero byinshi bihari ni ibirometero 10. hari 10, hari 5, hari icyatanu, 800, hari 400, hari 300, hari 200, hari 100. Twizera imana mu buzima busanzwe ukunda iki? Cyane cyane mu buzima busanzwe, cyane cyane burangiye nkunda kwinywera amazi kuko amazi ni ingenzi. Uko amazi nahereye kera mu bwana bwanjye banuza ngo kunywa amazi ewana, amazi ngo ni ingenzi kandi koko uko nkatwe dukora atletism, iyo turimo turiruka turi mu myitozo dusohora cyo biti icyokere. Abaheshi bahita babyumva uko buriya ari amazi cyangwa iriya sukari cyangwa mvuga amazi, ari amazi kiriya cyokere cyasohotse, biba bisaba imbuve mu myitozo wongere y'amazi wasohoye yongera agaruka mu mubiri wawe. Ubuzima busanzwe ubwo ngubwo niyo ukunda. Ikindi navuga, isukari nayo ni ingenzi uko ya sukari iba yavuye mu mubiri, biba bisaba ko yongera ikagaruka. Mu buzima busanzwe noneho tugiye ku kintu wanga. Mu buzima busanzwe ni iki twizera imana yanga? Baba we ko bikazera. Amateke sinyakunda pe. Ntabwo ukunda amateke? Ntabwo nkunda amateke. Ntabwo ukunda amateke? Amateke ntabwo nakundisha. Ubuse ntabwo wanga umuntu ukugirira nabi? Nakubwiye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe. Nanone mu buzima busanzwe buriya nanga umuntu uca umuntu intege. Kuko umuntu uca umuntu intege ntabwo aba ari sawa tu. Nanone nkanga umuntu. Ikindi kintu nanga mu buzima, nanga umuntu wishyira ku rwego rwo hejuru kandi ntacyo arageraho. Birumvikana bya danje. Bibaho mani, bibaho serious. Buriya umuntu uzamwubahire uko ari ko kose, kuko ntabwo ubuzi igihe azahindukirira. Nk'ubu ngubu sura ko tuvugana ubu ngubu. Buriya iyo umuntu akazi akari ko kose, yaba k'ikiyede, yaba doda inkweto, yaba akora iki, yaba ari ako yaba akora kose, uzamwubahira uko ari, kuko isaha n'isaha n'ejo yazamuka kuko ntawamenya. Imana se kari itanga, kuko buriya n'igihe umuntu abavanga uriya ngo ntacyo arigezaho, nta kintu azigezaho, ngo azahora ari uriya umuntu. Urabivuga uwo muntu uzabivuga ni Imana basi mbimenye. Imana niyo itanga. Ubundi uriya muntu nko kuri iyo umuntu avuga kuriya, uramwihorera ubwawe, uramwihorera tu, uko abaca intege mu buzima ntabwo bazabura. Ahubwo wowe icyo wakora ubima amatwi, wowe ugakurikiza inzira zawe, uko wa muntu ushaka kwigira ku rwego rwo hejuru, ejo n'ubundi azongera agaruka gukenera. Ibyo bibaho mu buzima. Ubuzima bibaho, ntabwo abantu bose ari beza, kandi mu buzima abeza babaho n'ababi bakaba bari, kandi naho wabihungira ugomba kubana nabyo. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya uko ubana nabyo. Ubundi twizera imana. Ntabwo urakina amarushanwa Kigali Peace Marathon na rimwe? Kigali Peace Marathon narayikinnye, sinagaragaye mu mwanya wa hafi cyane, ariko nanone nitwaye neza kuko nabashije gusoza amahoro. Ndabishimira Uwiteka kuko yaramfashije. Kuko abantu bajya mwari amarushanwa ugasanga bavanyemo imvune, ibintu nk'ibyo. Ubundi mu buzima busanzwe iyo utari mu bijyanye na siporo uba uri gukora iki? Ubundi iyo mu
buzima busanzwe iyo nari gukora siporo cyane cyane mba nibereye mu rugo ndimo ndaruhuka. Urugero ubu ngubu nagiye muri siporo mu gitondo yamba mu rugo nkarebera wenda nk'ayo mazi kari nkayatunganya nyine nkajya kuyazana nkavayo ubundi yamba nkaruhuka bundi umubiri waruhutse nkapanga siporo ya nimugoroba, imyitozo ya nimugoroba, kuko nanone kujya mu myitozo utahaye umwanya umubiri uruhuke ntabwo aba ari sawa cyane. Yeah.